Muri uyu mwaka turimo 2026 n'ikinyejana turimo, nta muntu utekereza ko amategeko yaba agitsikamira cyangwa se hari amategeko akigonga igitsina gore. Gana itegeko ryamaze kwemezwa. Ni itegeko rivuga ngo gukubita umugore wishakiye ntacyo bitwaye, mufata umutimbure, upfa kutamubaga cyangwa se ngo umuvune igufwa, ariko ubundi rwose ikubitire, apfa kuba ari umugore washatse, itegeko riragushyigikiye. Iryo ni itegeko ryashyizweho mu mwaka wa 2026. Nko kuvuga ngo kubita umugore wawe ariko usibanganye ibimenyetso, mbega ntihasigare bya bimenyetso abantu bashobora kubona ngo babone ngo wamuvunnye igufwa cyangwa se wamubaze, mbega afite umubiri ahantu hari urusebe wabaze, ariko ubundi kubita rwose, niko itegeko rivuga. Umuyobozi w'ikirenga w'igihugu cya Pakistan iri tegeko yamaze kurisinya uyu munsi tuvuganiraho ko iryo tegeko ryemewe rwose mu igazeti ryasohotse. Batwi Ali Akunduzada, nimba ariko babisoma simbizi neza, ariko niko babisoma. Hibatullah Akunduzada, uyu niwe muyobozi w'ikirenga w'abatalibani muri Afghanistan, nk'umuyobozi cyangwa se nka guverinoma iriho, mbega twamwita nk'umuyobozi nyine cyangwa se nk'umuperezida, iryo tegeko yarisinye. Iki gihugu cya Afghanistan ni igihugu cyo gisanzwe cyaracitsemo ibice cyangwa se nimba twabyita nk'ivangura rishingiye kuwuriwe bitewe n'amikoro yawe. Iki gihugu usanga ubundi kibamo abantu b'ingeri zitandukanye. Usanga harimo abantu babarwa ko bari mu rwego rwo hejuru, babandi nyine twita ngo nabo mu rwego rwo hejuru bishingiye ku idini, babantu bari mu idini ya Islam ariko bafitemo amaranka yo hejuru, ba imamu n'abandi nk'abo ngabo babahanga cyane mu by'idini. Abo ngabo muri societe bafite agaciro gahambaye. Hakaba abakire cyangwa se babandi bari mu rwego rwo hejuru ba upper class, hakaba middle class, hakaba na low class. Bivuze ngo iyo ukoze icyaha rero muri Afghanistan n'igihano gishingira ngo ubarirwa mu yihe class, mu kihe cyiciro, nimba twacyita ubwo cy'ubudehe ubarizwa mu kihe cyiciro. Igihano bahanisha umukire uri muri upper class cyangwa se uri muri abo bo hejuru b'abanyedini kiba gitandukanye niyo mwakora igihano kimwe. Ibihano bagwa biba bitandukanye n'uwo baha wa wundi ubarizwa mu bantu bo hasi muri rubanda rugufi. Oya, bagerageza no kubahamo umukire bakamuhana gahoro, rubanda rugufi bakaguhana bihanukiriye bavuga bati warengereye cyane. Ni bwo buzima busanzwe buri muri Afghanistan. Ni ku rwego rw'uko umukire cyangwa se umuntu uri mu rwego rwo hejuru iyo akoze ikosa muri Afghanistan, igihano ahanini bakunze kumuha ni ukumwicaza bakamugira inama, bakamubwira ati nyakubahwa rero nawe wakosheje, ntagombaga kwica umuntu cyangwa se kuvuna umuntu akaguru cyangwa se gukora ikosa nk'iri ngiri, hariya rwose ubutaha nimuzongere, bakakubabarira bitewe n'urwego urimo. Iryo kosa ibeshyu rikore rero uri babandi twita ngo rubanda rugufi, nawe ububizi ko bari bugwane bihanukiriye bitewe nuko nta uri we. Niko nyine bimeze, niko byesitaye, ubusumbane buremewe muri kino gihugu. Ibyo rero byari bisanzwe, ariko noneho barengereye uyu munsi muri Afghanistan. Buno buyobozi buriho businya itegeko ryemera ihohoterwa rikorerwa igitsina gore, ko noneho rijya mu mategeko rwose ryemerera umugabo wese gukubita umugore we. Ushobora kwibaza rero ngo ko twumvishe ibyiciro bihari, abo hejuru, abo mu idini, abatindi, abo hasi, nk'uko nyine babivuga. Muri iki gihugu ushobora kwibaza ngo abagore rero cyangwa se igitsina gore babarizwa hehe? Bo noneho muri izo kategori nta nubwo babarirwamo, aho navugaga abagabo. Abagore n'abakobwa bo babarizwa cyangwa se ab'igitsina gore babarirwa muri kategori twakwita nk'iy'abacakara, ubundi umukene, umutindi, uko wabyita kose, cyangwa se rubanda rugufi. Umucakara niwe muntu wa nyuma uba uri hasi ya nyuma y'abandi. Niho rero igitsina gore bakibarira muri kino gihugu cya Afghanistan. Muri kino gihugu umugabo wawe weho nimba uri umugore muri Afghanistan, nta nubwo wemerewe kumwita umugabo wawe, aba ari master, aba ari umugenga wawe. Niko bubita nyine umugabo wawe, ntabwo aba ari umugabo wawe, nta nubwo aba ari umufasha wawe. Uya ako ni agasuzuguro ngo ko gusuzugura umugabo. Muri Afghanistan umugabo wawe ari master, aba ari mwigisha, aba ari umugenga, aba ari hejuru yawe. Rero bita ngo ni master cyangwa se umugabo wawe aba yemerewe n'amategeko, itegeko nk'uko ryamaze gusinywa na guverinoma. Uwo twakwita nka perezida w'igihugu yaryemeye cyangwa se umuyobozi w'ikirenga yamaze gutangaza ko umugabo wese wishakiye umugore we yemerewe kumukubita cyangwa se kumuhohotera kose, apfa kutamuvuna igufwa cyangwa se ngamuca igisebe, mbega afate nk'icyuma mu kati. Yandi magambo ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu ngo riremewe muri kino gihugu. Gusa noneho ikibabaje, abagore nta nubwo icyo ngicyo noneho kugira ngo wumve ukuntu birenze, ntago kuba abagore bakubitwa ari nabyo bibabangamiye cyane muri kino gihugu cya Pakistan nako cya Afghanistan. Mu mbabarire, iri tegeko ntago ari ryo rigonga abagore cyangwa se igitsina gore cyane ribahangayikishije. Oya,
ahubwo bafite andi mategeko n'andi mabwiriza ababangamiye kurusha no kubakubita. Kuko buriya rega umuntu kugukubita ariko ugakora ibindi ushaka, hari igihe wanavuga ati ndabyihanganira, ariko buriya nubwo ibyo atari byo byo kubakubita, ariko hari andi mategeko n'amabwiriza abagonga biteye ubwoba. Yandi magambo, wemerewe guhohotera umugore wawe cyangwa ukamukorera ikintu kibi, ariko kugira ngo umugore aze mu rukiko kukurega nuko agomba kuza mu rukiko yambaye yitwikiriye n'amaso yayo ahishe hagaragara utwenge tw'amaso, ikindi akaza yerekejwe n'abagabo babiri mu rukiko. Uburyo hari igihe umugore ashobora no kubura umuntu umuherekeza mu rukiko, ugasanga umugore wamuhemukiye mu rugo, wenda n'iryo gufwa warivunnye cyangwa se wanamubaze, ariko kugira ngo ajye kukurega mu rukiko itegeko risaba ko azaherekejwe n'abantu babiri b'abagabo b'igitsina gabo, ntabwo yemerewe kuza yerekejwe n'abagore cyangwa se yizanye. Hari igihe rero umugore ushobora kumukubita mu rugo, ugasanga abagabo babiri ashobora kubona bamuherekeza, n'ubundi ni weho mugabo weho wamuvunaguye kandi ari we hagiye kurega, wenda na murumuna wawe uba muri urwo rugo cyangwa se n'undi mutonto uba muri urwo rugo, kandi namwe mukaba mutakwemera kumuherekeza mu rukiko. Icyo gihe bivuze ko uwo mugore atemerewe guhinguka mu rukiko ngo agiye kurega umugabo. Gutuhinguka mu rukiko uri umugore wenyine weho, umenya gute inzira ikugeza ku rukiko ko icyo nacyo ari icyaha. Ndi gukubwira amategeko, utagira ngo turi muri bya bihe bya kera twajyaga twumva abantu bavuga mu myaka ya kera ngo abagore ngo kera ngo gukubitwa ngo nawe yabaga avuga ati umugabo utankubita ubu ntazatuma mba ikigoryi. Oya, ayo ni amategeko y'uyu munsi 2026. Muri make ni nko kuvuga ko, ni nko kwerekana ko umugore atemerewe no gupfa kuba yajya kurega. Ikindi noneho, umugore kuba yabyuka akava mu rugo ngo agiye gusura nk'iwabo papa we na mama we, ibyo bintu bishobora kumuhesha igihano cyamuviramo no kuba yafungwa. Ni ibintu aba agomba kubanza akamenyesha umugabo we, umugabo we akamushakira abandi basore bamuherekeza, cyangwa se mbega uruhushya rukabanza rukemezwa, ku buryo gusura famiye yawe bishobora kugushyirisha muri gereza nk'umugore. Kuba umugabo yagukubita nk'umugore ukahukana ati inkoni ziranyisha, umugabo agiye kunyicira mu nzu, ukaba wajya guhungira ku bantu mufite icyo mupfana, bya bindi umugore ashobora gukubitwa akabyuka akahukana akajya ku muntu bafite icyo bapfana, ku nshuti ye, ku mufamiliye we. Ibyo ngibyo ni ibintu bibi cyane, bishobora noneho kuba byanamuviramo kuba yajya muri gereza akamaramo igihe kinini. Ubundi ibi byose byatangiye mu mwaka wa 2021. Abitwaga ngo ni abatalibani bundi bari barambuye ubushobozi n'imbaraga zo kuba bayobora igihugu, baje kwemerwa n'amahanga n'isi yose ngo bongere bayobore mbega ibe guverinoma, bashinge guverinoma yabo. Icyo gihe rero nibwo igitsina gore cyatangiye guhura n'akarengane gateye ubwoba. Kuva abatalibani rero bagera ku butegetsi, bahise bagarura ya mategeko yabo y'ubuhezanguni, bitwaje cyangwa se bihishe inyuma y'idini ya Isilamu, batangira gukura abana b'igitsina gore n'abagore mu mashuri yabo, batangira kugira utuzi twinshi babirukanamo, baravuga ati nta mugore ukora kano kazi, nta mugore ukora kano kazi, nta mugore ujya kwiga amashuri menshi. Batangira kubabuza kujya mu masaro de coiffure gukora ku bwiza bwabo, kandi uzi ukuntu igitsina gore gikunda kujya mu masaro de coiffure ari ibintu nyine biyumva mu byabo. Barabibabuza, babuza gutangira kujya basohokera ahantu byabereye hahiye, batangira kubabuza rero bya bindi nsigaye mbona bigezweho, umugore avuga ati ngiye gutuma umubiri wanjye umera neza, njye mu gasiporo, nanjye njye muri gym, ngira amagara mazima, ukagenda wambaye twa twenda nyine. Ibyo ngibyo noneho nta mugore muri kino gihugu wemerewe kongera kujya muri gym, n'iz'abagabo gusa, nta mugore ujya muri gym, babibabujije. Ubwo burenganzira bwose bari barabubatse, ndetse bashyiraho n'itegeko rivuga ngo nta mugore ugomba kwiga amashuri arenze, ubwo twabyita mu Rwanda nk'icyiciro cya primaire, secondaire, ubwo ayo mashuri buzayakoresha iki. Ndetse ikindi, uburenganzira bwose nyuma yo kububaka, n'uburenganzira bucyo umugore yarazi ko asigaranye byibura bwo kuvuga ati mu rugo basi bafite ijambo, n'itegeko rya kinywaji safi kibagire kunyota, ndavuga n'icyubahiro gikwiye, igutinyura ntigutamaze, ingwejin ndetse n'imfura yo mu muryango igukura mu bwigunge ikakunga n'abandi, United Gin, tutibagiwe American Gin, Bombastic Coconut Gin, nazo zigira ziti mu birori byanyu ntitugahabure, dore ko tutanasiga murumuna wacu mushya mu muryango, Fimbo Kibokolatiyo ari mu rugo, zose zari ku masoko hose ahacururizwa ibinyobwa bya LBG Limited. Wanaduhamagara kuri 0782 tumwe mu rugero. Ubwo impamvu umugore no mu gihe ari mu rugo agomba kuba ari ahantu hameze nk'aho hihishe, mbega hariho amarida amuhishe badapfa kumubona. Mu yandi magambo, nureba systeme yashyizweho n'abatalibani, ni systeme imeze nk'aho ari ugusiba igitsina gore
muri sosiyete. Babe mwibanga, uhure n'umugabo wawe, nugira aho ujya umugabo waguherekeze cyangwa se musaza wawe, mbega ubeho mu bwihisho witandiye, nta kintu kimwe cyawe kigaragara, ntugire ikintu kimwe ujya mu cy'igihugu kijyanye n'imyidagaduro cyangwa se kwinezeza, mbega ubeho umeze nk'aho udahari. Niryo tegeko ryasinywe riri muri kino gihugu cya Afghanistan. Iki nicyo gihugu cya mbere gifite amategeko abangamira igitsina gore ku isi cya Afghanistan. Abatalibani mu mwaka wa 2021 ubwo bongeraga gusubizwa ubushobozi bwo kuba bayobora igihugu cyabo nka guverinoma, bararahiye rwose, bandika inzandiko, barasinya ko batazongera gukoresha amategeko agonga igitsina gore cyane, igitsina gore bagiye kujya kwishyira ukizana ko bahindutse, nibyo bari barasinye. Ikindi bintu ntabwo biri buze guhagarara, baraza gukomeza bagenda bashyiraho n'ibindi byinshi bibangamira igitsina gore, kuko niko bigaragara. Kuko mbere na mbere nta bwoba bafite, nta muntu bateye ubwoba, nta muntu bibahanira, nta muntu bamagana, mbega ni guverinoma ishyiraho amategeko nyine nk'uko buri gihugu kigira amategeko yacyo kandi abatuye igihugu bakayubahiriza. Ikibabaje nuko isi yose itangiye no kugifungurira imiryango kino gihugu cya Afghanistan, ino guverinoma iriho, igihugu kigatangira gukorana ibijyanye n'ubuhahirane n'ibihugu mpuzamahanga, rwose ubona nta kibazo. Iki gihugu cy'abatalibani ni ukuvuga ngo ibihugu byinshi byatangiye kugenda byakira abadiplomate bahagarariye abatalibani, ku buryo hatangiye no gukorwa inama z'ukuntu bimwe mu bihano byagiye bifatirwa Afghanistan bigomba gukurwaho. Mbega urabona ko ari igihugu kiri kwakirwa ku ruhando mpuzamahanga, kigomba kujya gikorana ibijyanye n'ubuhahirane n'ibindi bihugu nk'uko ibindi bihugu byose ku isi bimera, kandi indani biri gukorerwa igitsina gore turi kubibona. Iki gihugu kirimo ab'igitsina gore benshi kuko habarurwa abagera kuri miliyoni 14 z'abagore. Yandi magambo, abagore bari kwimwa uburenganzira bwabo, bari kwamburwa agaciro kabo, izuba riva, isi yose ireba, mu mwaka wa 2026. Ntugire ngo aya ni amateka turi kuvuga y'ibyakorewe igitsina gore ngo kera, oya, ibi ni ibiri kuba nonaha. Kwikunda gukabije kw'igitsina gabo, ibi ngibi kandi bikagaragara nk'aho nimba igihugu nk'iki ngiki cyemera ku mugaragaro mu itegeko ryabo, mu mategeko ahana ibyaha, bagakuramo icyaha cyo guhohotera igitsina gore, ahubwo bakabyemeza ngo umugabo ajya kubita umugore we, isi yose igaceceka n'imiryango mpuzamahanga igaceceka, icyo gihe nabyo bifatwa nk'aho ari ubufatanyacyaha. Kora subscribe nze dukomeze turebe ikomeje kugenda bivugwa hirya no hino ku isi.